ndagenda ndakwinginze pe mbabarira umvire mu buzima rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza wenda ubwire nzabikwishyura oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa ndagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya ego mwana utari bwiyambitse ni amahoro mukobwa ntabwo mbwiyambitse pe urinde ubwira umugore wanjye ngo yiyahurije cyangwa kwica nta soni niko shaka gusa ko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu gucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabarire n'ukuri ntabwo nanemenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki turanywa iki kamwe basi mano aratinyuka Peter yiyita se wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuno mentore niba namwita impongo niba namwita isha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva so urabizi bano banjye ko ninjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugiye mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe urabizi ko nawe undi mushoferi mugomba guhamagara n'igihe so ndamubwira yuko mfite amamodoka meza cyane nkodesha mu mujyi wa Kigali aba diaspora abanyarwanda ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara bahe imodoka nziza cyane mukajya mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake kugira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane imodoka dukodesha mu kwezi cyangwa se ku cyumweru so guys ndagira ngo babwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri kampani iwacu murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi ndabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izo arizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi hari abantu bamamagara bakamakazi ka driver abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi niwana kuba muhora munzirikana ibintu by'agaciro so nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese ndabakunda cyane mukore subscribe ntabwo ajye kugikandagiza ajye banza checking neza cyambere byagenze gute kugira ngo Soso antwarire ibyangombwa ngere kandi mbwire urumva Soso namugushingiye mbizi ko umuhungu wanjye njya gushingiye Soso urumva neza Soso urabizi ko ari umukozi wanjye Soso rero ubwo nyine igihe cyageze sinamuhemba niko kujyana icyangombwa cy'iriya nzu kandi uzi ko iriya nzu naritanzeho imitungo myinshi cyane ngende umuhungu wawe ko mbikubwiye se ikindi mbaza ni iki bifate cyangwa ubyange mukecuru ntabwo nkiri wawe ndi ndakiye kubibona uri kumva ugiye kunigaza tuvugana mfite n'umuhungu wawe urabizi ibyo ni ibintu usanzwe uzi ndashaka umubwize ukuri ngende umuhungu wawe uriya ni mukuru wawe maze mbandana nabikubwira hanyuma kubera icyo washimuse muri wa Soso ngenda gira ngo Soso aze kumufungura azanye icyangombwa kiriya nzu yatwara kandi ikindi ahubwo mugiye kujya mugaburira umunyu n'urusenda ugaburira umunyu n'urusenda igisoryo
nirangiza mugure n'icupa ry'inzoga rero. Yego ko mana yanjye sose kara Ese ko wari unyuzeho gutyo gusa. sha nihutaga sinanakubonye. Yego ko mana yanjye. None se Amakuru ni meza. uvuye iwanjye se mu biki? Umva rake rwose numvaga ngiye gucira ku mutima pe. Nari nje kubwira umugabo wawe ukuri. Amenye ukuri ko ibintu byose ahantu ukuntu biteye nta mpamvu yo kugira ngo bakomeze bamubeshya bamureba mu bwonko kandi ukuri hose. Nose byagenze. Nari nje kumubwiza ukuri ko Kristo batavukana nta n'ikintu bapfana. Wiki? Nta kintu na kimwe Kristo apfana n'umugabo wawe. Uri kumva? Kristo ni umwana wa mukecuru. Mukecuru uriya nyina w'umurinzi. Uriya Kristo n'umurinzi baravukana. Uri kubyumva? Ubwo rero mukecuru ko yakomeze abeshya ngo baravukana n'ibiki n'ibiki. Njye rwose nari mbirambye. Navugisha ukuri. Uzi ukuntu byagenze rake? Papa Lionel amaze gupfa. Mukecuru yakoresheje ibishoboka byose. Uri kumva? Agerageza uburyo ki mama Lionel urumva yahise agenda ariko agenda atwite. Mukecuru yaramukurikiranye naho yari yagiye arahamusaga arangije aramwica. N'uwo mwana yaratwite urumva yajyanye na nyina. Ko rero uwo mwana wari kuba uvukana Lionel uri kumva inda bari bazisamiye rimwe n'inda ya Kirisi. Kirisi amaze kuvuka umukecuru aramufata amushyira mu muhanda amuhindura inzererezi. Uri kumva? Tumva nyine niba abana ababyeyi babyara bakabashukunya. Ariko ntabwo yamujyanye mu muhanda sinavuga ngo ni urwango ahubwo ni yandambi isigaye iri mu bantu. Yashakaga uburyo ki azasigarana imitungo y'umugabo wawe. Uri kumva? Nimba utajya ubaza n'umugabo wawe uzamubaze nimba Kirisi utari wa mukecuru wamureze. Uri kumva? Ibyo barabimbwiye byose ndabizi. Kate rero yari afite gahunda y'uko azumvisha Lionel uburyo ki kandi kuko n'ubundi sibye jye ubivuze n'ubundi niko yabifataga ko bavukana bamara kugaburana n'imitungo bamara kuyigabana yose umukecuru agahita azibirya agahita yigendera kwa ko nicyo kintu cyamuzanye. Ndashaka usobanure ukuntu njye mvukana nawe. Rero ntabwo nanjye bisobanukiwe neza ariko Chris ubyumve nk'uko uyu nita mama yabimbwiye ariko ni na mama ariko mbona byinshi abeshya ariko twari turi kubahiga wowe na Lionel twafashe icyemezo cyo kubahiga n'imbaraga zose tutambara umwambambire bisa nk'ibyahumye mu maso. Nyuma rero yuko bigenze gutyo arambwira ati ariko nubwo uri kuvuga ngo ugiye kubahigana imbaraga harimo umwana muvukana byanyabyo kuri ufite kwihutira kwica. umva mama ngiye ndashaka kwica na Lionel kumugaragara ubundi Chris na Lionel nkabica nkabavana mu nzu. Urumva? Ubwire gabanya kwica akantu kuvuga ngo kwica Divana mukabaka. Ngiye ndashaka kubica nkabarangiza Chris Lionel nkabavana mu nzira umva nkahita njya mu Bugande nkazagaruka ibintu byararangiye. Nkabapana ibintu byo guhoranirwa kuzuba ndana amajoro ngira ibiki. Burya rero reka nkubwire. Urumva? Iyo hose byari bihumye. Nguki? Iyo hose byari bihumye. Buriya uzi ko hagati ya Chris na Lionel harimo murumuna wawe byanyabyo? Ngo? Wukuri? Chris ko nanyuko. Ngo nguki? Yeah. Ariko ntabwo yigeze ambwira uwo mwana ngo ninde. Ase njye ndashaka kukubaza. Ubundi uriya ni nyoko kubyara wowe? Hano siko nakuriye mu maboko ye. Ntabona ari mama kandi ariko mbizi. Ni ukubera iki yatumye ngeraho wowe nenda kukwica? Nimba kubyara. Ikindi noneho ngewe buriya njye muracanga. Kuvuga ngo hagati yanjye na Lionel ngo harimo ngo tuvukana nk'ibyara bikubwiye. Ni gute yifata noneho akavuga wowe ugiye guhiga abavandimwe bawe? Nyine yashakaga ibintu by'imitungo. Urumva? Noneho kubera ko Lionel ngo yabonaga ibyo bizamugarukana ngahitamo nawe kugira inzererezi. Ngo nawe uzerere nyine aho inzererezi. Niko nanjye amakuru nagiye nyabona.
ubwo rero urabizi ko namuhamagaye munyamuneka koresha uko ushoboye bamfasha urabona se yarigeze ngeraho. uwo mwana yakubwiye ko ari nde? ntabwo yansobanuriye uwo ari we, yarambwiye ngo harimo umwana muvukana bya nyabyo, ngize ngo mubaze ahita yikubita arambwira ati uzaba umumenya. Nuko bimeze Iraki, uko niko kuri. nakubeshye ngo mu kantu pe. Rero ubu ngubu natekereje ndavuga ngo narabeshye pe. Ko nagiye bura gushakana na Kirisi kuri kata za mukecuru. Ibyo ndabizi. Bura rero ukuntu ibintu bimeze. Ubu ngubu nanjye sentuje. Mukecuru yashimuse murumuna wanjye. Ngo baramufite we mu rugo. Murumuna wawe muvukana? Tuvukana yamushimuse. Nose yamushimuse agamije iki? Natwaye icyangombwa cy'inzu. Yanjye ya Kirisi. Mukecuru naramukoreye yanga kumpimba. None yambwiye ngo ninamuha icyo cyangombwa. Murumuna wanjye aramwica. Rero narenje kubibwira umugabo we basi ngo ndebe ko hari ikintu yamfasha. N'ubundi ndabizi iriya nzu yayubatse mu mitungo yabo wa Lionel. Basi niwe nanagiha pe, ariko basi akamfasha muri umurange akaba amaboko y'uramukecuru. Bamukecuru ni basi murabonanye? Namubonye se byaye. Rukuma nyine umva. Sinzi ukuntu nabikubwira. Nimba ari ibintu yatangiye yakora by'ubugoma agahitana abantu benshi, yisha abantu benshi uramukecuru urukumva. Nimba none ko yabaye nk'umuntu wataye umutwe. None se kumva atari gusobanurira. Ni igiki cyakubwiye ko yaminduye inzererezi? Mva mubwiza ukuri nta kimwe cyane bwashira bimbwiye, kuko njya gukuramo inda ya Bella njyewe rero yabimbwiye ko ngomba kukwitondera ko kubera ko tuvukana bya nyabyo, ariko ntabwo ari yampaye uburenganzira bwo kugira ngo mbikubwire. Ari naho nyine ngewe nakoresheje uko nshoboye kugira ngo ntaza gukora amakosa ayo ari yo yose, kubera ko iyo mbivuga atampaye uburenganzira byari kuba ibibazo. Urumva? Okay. None se ubundi hagati aho ngaho papa ninde? Niyo nabibona uko byagenze, urabizi ko ngewe yahise njyana mu Bugande. Nahise ngenda rero na papa tujya mu Bugande. Tugeze mu Bugande rero papa niyo yaguye. Mbimenyesha mama ko papa yapfuye, arambwira rero ngo mpite ngaruka. Nuko byagenze. Buriya biriya byose wabikoraga ari amacenga yose n'uburyo njye nawe twacenganwaga, wabikoraga nawe utazi tu, ariko uzi neza kuri ya nyoko. Ariko ubundi kuki mutanatekereza? Umva Kirisi, nibyo nsobanura. Urumva? Urabona ko twari dufite gahunda yo gukora Lionel mu nzira. Lionel yava mu nzira amaze gupfa, ibyangombwa byawe tugahita nabigusubiza. Urumva icyangombwa cyawe ukakigira, kuko n'iriya nzu hari bavuze ko ni mama wayubatse. Arangiza urabona ko yakugemuraga n'ibiryo mu rugo akakuzana ibintu byose bari nk'umuhungu, ariko cyari kigamijwe no kugira ngo Lionel ave mu nzira. Namara kuva mu nzira rero icyangombwa cyawe gisubirane, dushiduka biriya bintu byose bisabirwa ko byangenze kuriya. Rero nuko gahunda zimeze, ntugire ikindi utekereza, ahubwo ikibazo mama nawe yagiye akerererwa, ariko ni ukugira ngo nawe agere ku ntego ze. Gusa ikintu cya mbere cyo nshimira Imana nuko umugabo wamenye ukuri urumva, kandi nuko namaze kubibwira na Kirisi yewe nawe twabonanye namubwiye yuko nyina afite murumuna wanjye namuka agize ikibazo agira muri polisi nyine wenda n'uwo mubyeyi bishe bakamwicana n'umwana niyo yarangiza nabiryozwe. Uriya mukecuru yakoze amafuti menshi, ibyaha byinshi, byose agomba kubiryozwa. Bigafite n'undi muntu bafatikanyije mama. Ubwo se umva umuntu umwe yari kwenda akifasha nyina wa Lionel yarangiza akamwica. Afite ama equipe n'ubundi bakorana, umva nibirebire wa muntu. Afite team ndende, ariko buriya byavuga ngo ibi byagaragaye ntibikije isuka. Imigambi yiwe mibi irimo iragenda ivumburwa, sibyo? Ubwo rahageze nashyira agapira hasi basi yemera ko nyine ikintu kitari cyo n'ikibari icyawe, ave mu mitungo y'abandi ariko gukomeza bagenda aho rega bahamahoro. Gusa urakoze cyane kuba ubivuze pe, ndakeka nawe uruhutse muri wowe. Ariko ndaruhutse wumve ngo Mana yanjye isuna, umva ndaruhutse kubwo idashobora kubyumva pe. Wenda nubwo Kirisi yanze kubyemera ariko cyambere ko namubwiye ukoreshanga reka ngende. Urakoze pe. Wenda ubwo umugabo wanjye amenye ukuri, Kirisi nagaguma kumutera hejuru. Cyabaye nyine mwihangane. Sawa urakoze nawe wihangane kubwa murumuna wawe. Kumbi burya niko bimeze.
Okay, wenda ibyo ngibyo ndumva biri kugenda bisobanuka. Ariko nabyo ntabwo nabyizera neza. Ikindi kintu nshaka kukubaza ni ukubera iki Soso yaje mu buzima bwanjye kuriya noneho. nawe urabyumva ni mama nabyo wabikoze yaramugushingiye kubera ko yaramaze kwica ababyeyi ba Lionel kandi ibintu byatangiye gusakuza rero ahita abifata nk'inshingano kugira ngo agaragaze ko akwitayeho nibwo yagushingiye nyine Soso Agaragaza njyewe kanyitayeho nyine no kugira ngo agaragaze ko akwitayeho kugira ngo acujye urusaku rwari ruhari kubera ko yari yamaze kwica ababyeyi ba Lionel abikora kuri ya rero nawe kugira ngo bitaza kumenyekana kugira ngo nawe batavumbura ko umuntu yaramfashe anjyana Uganda bamfatiraho. Niko byangenze erega burya nubwo wageze Uganda wahuye na papa wawe uretse kutamenya none se ugera Uganda nta mugabo wagufashe bwa mbere ngo wageze Uganda hari umugabo wakwakiriye bwa mbere nubwo yagize ibyago nyine akaza agupfa ariko uriya niwe papa wawe. Umva rero sasa reka twumvikane. Ibi bintu aho bigeze muri kuncanga sibyo nubwo wenda ndi kuvuga ngo biri kugenda bisobanuka ariko ntabwo ibyo aribyo byose njye najya ku ruhande nubwo uriya yaba ari mama nubwo yaba ari igiki ntabwo najya ku ruhande uri kumva ahubwo njye ikintu tugiye gukora wibuka ko yagize uruhare kugira ngo mbe mayibobo agira uruhare kugira ngo mbure ibyangombwa byanjye nagufunze nabyo yes n'ubuzima ndimo niwe wabiteye rero nta rukundo rw'ababyeyi nzi uri kumva none se Chris ugiye uravuga ko tugiye gukora ako ucaho ngaho avuze ko kwako ujya gusohora hano ubu ikintu kikurengeye gusa nuko nyine imfunguzo ziyibutse urumva. Inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu niba utarakanda subscribe dufashe nukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe kimwe yuko hari n'abafi kuri telefone zabo hari abanditse sabone nukuri nimubikora muzaba mukoze cyane ni inkunga yanyu ikomeye.